Imana nuyikundira mu bihe ntabwo wabishobora, kuko ibihe birahinduka. Umuntu arabyara ejo agapfusha abana, umuntu arashaka ejo bigapfa, umuntu aratunga ejo bikagenda. Imana nuyikundira mu bihe, kuko n'abakunzi bayo bajya bagerwaho n'amakuba. Ndetse yaratinyutse aratubwira muri Zaburi ngo ibyago n'amakuba by'abakiranutsi ngo ni bike. Ubu uwo muntu wakomeza kumukunda? Ariko iyo wamenye urwo yagukunze, haleluya, uzamukunda utamurebeye mu bihe, kuko ibihe birahindagurika. Niyo mpamvu abiga ijambo ry'Imana batarimo gutakaza umwanya. Niho Yesu yatwihishuriye tumenye urukundo rutagira akagero twakunzwe. Haleluya. Niyo ubuzima bwa dutera hirya no hino, ntidushidikanye urukundo rwe. Turabizi ko dukunzwe, turabizi ko amakuba n'ibyago biri mu isi byazanywe n'icyaha, kandi turabizi ko mu minsi mike yazaza kutujyana. Kandi niyo duhuye n'icyago ntitumenya, ntitunavuga ngo se Mana ngo nibuhemba, turabizi ko atari byo bihembo bye. Ariko dushidikanye urukundo rw'Imana, ibihe birakuzimya. Ndakwinginga kubw'imbabazi z'Imana, ujye utinda ku birenge bya Yesu kugira ngo umutumbire, umenye imbabazi ze, umenye urukundo rwe rutagira akagero.